Hashize igihe u Rwanda rukanguriye abashoramari kubaka amazu aciriritse, ariko abaturage bagaragaza ko amazu ari kubakwa yitwa ko aciriritse batabasha kuyigondera. Umushoramari yaba yashoye miliyoni ze 40 ukajya kuvuga ngo uramwishyura 20,20 bya buri kwezi. 40 se bitewe wenda sinzi kuboneka nkatwe kuyabona byaba bigoranye, ariko wenda cyetse nk'abantu nyine baba barakoze kera, ariko nkatwe b'urubyiruko bari kubyiruka ubu ngubu ko yabona ni ikibazo nyine mbega. Nk'iya 15 niyo numva nakigondera bitewe n'akazi naba nabonye wenda ukuntu nk'uko ngoko. Hari igihe umuntu abura amafaranga, ese umuntu namara kuyabura leta izaza imusore mu nzu imwirukane. Se ko umuntu yaburaga amafaranga yakodeshaga nk'umuntu w'umushoramari washoye imari, akaza akamugatire noneho mvira mu nzu nkire mundi, leta yo icyo kintu kigitekereza hiki. Imbere y'abadepite bagize komisiyo y'ubutaka, ubuhinzi n'ubworozi n'ibidukikije, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest nawe yemeye ko inzu ziri kubakwa ubu zitwa ko ziciriritse atari buri wese wapfa kuzigondera. Nk'abantu bahembwa munsi y'200,000 ngo mu nzu ziciriritse ziri kubakwa biragoye ko hari uwayigondera. Kubw'ibyo ngo leta ubwayo igiye kwinjira mu byo kubaka amazu aciriritse, kuko ngo yari yarabihariye abashoramari. Kuri ubu ngo hari inyigo y'umushinga wo kubaka amazu aciriritse agenewe abinjiza amafaranga guhera kuri 0 kugeza ku 200,000. Iyi nyigo iri gukora izarangira muri Kanama uyu mwaka. Umuntu ufite uhembwa kugeza ku 200,000 niko bacanye ku badepite, twabonye ko bigoranye cyane kugira ngo uriya muntu ashobore kugura inzu ya miliyoni 40 cyangwa iri munsi yayo gatoya. Niyo mpamvu hafashwe ingamba, hari umushinga uri kwigwa yuko leta nayo yagira uruhare cyane kugira ngo hubakwe aya mazu twakwita social housing, cyangwa se n'aya mazu yandi twakwita affordable housing. Intumwa za rubanda zagaragaje kunyurwa n'umushinga wo kubaka amazu aciriritse abamikoro make babasha kwigondera. Basaba ko iyi gahunda yagezwa mu gihugu hose itagumye muri Kigali gusa. Banasabye ko ubuziranenge bw'inzu ziciriritse bwazajya bwitabwaho cyane, kuko muziri kubakwa hari izigenda zigaragaza ibibazo. Kuko ejo duhura n'abantu bahagarariye urugaga rw'abenjeniyeri batugaragarije n'ibibazo bagenda bahura nabyo. Baratubwira bati dufite ingero z'abantu benshi bagura ziriya nzu, ariko kugira ngo ayinjiremo cyangwa kugira ngo ajye kuyijyamo bikamusaba ko atanga andi mafaranga kugira ngo ayinjiremo. Ugasanga parafire acuritse, ugasanga plumbing system ikozwe nabi. Niba inzu zuzuye, ninde ujya kwemeza ko izo nzu zujuje ubuziranenge mbere yuko abantu bazijyamo? Hakabaye muri Rwanda Housing hari department igenda igapima ikamenya ngo iyi nzu ngira ngo nitwari kugira ikibazo cya Dubai wenda uko habaye hariko bakavaringa gesimbizi. Minisitiri w'ibikorwa remezo yabwiye abadepite ko ubu hari ingamba zigenda zifatwa zijyanye no kugenzura ubuziranenge bw'amazu aciriritse agenda yubakwa. Ubundi yase kubitinze projet specification ziba ziri ugatindakoresha zikoresha nzakoresha umucanga, nzakoresha dufite karasi nini, nzakoresha amabataya, ariko ugasanga dosage cyangwa uburyo babivanga ugasanga ikibazo cyahungaho. Nubwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iri mu nyigo yo kubaka amacumbi aciriritse agenewe abaturage binjiza amafaranga ari munsi y'200,000, abadepite banagaragaje ko n'abinjiza hejuru yayo bari kugorwa no kwigondera igiciro cy'amazu aciriritse ari kubaka ubu muri gahunda ya Gira Iwawe. Shema Valence, Rwanda Daily.